ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane mfite umwungeri mwiza ajya ndagira neza iyo nagize inyota anshora amazi meza sinyitinya noneho ni mu ntama za Yesu igihe nikigera azanyura mu rugo zagira umunezero nta bukene kwa Yesu ajya ndagira neza ntanyicana nkubita kandi angenza buhoro anshora amazi meza iyo nagize inyota anshora amazi meza. Sinzi aho nabihera mvuga iyi nkuru. Byatangiye ari igihuha. Byatangiye ari igihuha. Byaratunguranye. Kuri uwo munsi Jimmy yaraje kureba Kabarungi bisanzwe. Ahageze asanga Kabarungi yiyahuye yasize akabaro. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bakubeshyiraho ikintu ukagera ukumva koko ni icyanyacyo waragikoze. Yego bimeze bite wamenye amafaranga tukishyura ko ndabonye sare yayindi ihendutse kandi imeze neza tukayishyura akaba ariho hantu uzakoreshereza ubu Tazi na sare yore ntabwo igikenewe kubera iki wa mukobwa yawe yaragukatiye akisangira wa musore uvuye muri Amerika se Kabarungi ntabwo ariko byagenze kubera iki byagenze bite ntabwo yari umugeni wanjye Kabarungi yari umugeni wo mu ijuru wo mu ijuru byagenze bite Kabarungi yapfuye ubu tuvugana ndi kwa Kabarungi niyo uri numva bitoroshe kandi magere turi Haburaga ibyumweru bitatu ngo Kabarungi na Jimmy bakora ubukwe. Dore uko byatangiye. Aha ni mbere y'amezi 2 kugira ngo Kabarungi apfe. Ubuzima iyo butarazima bumera nk'umuriro. Iyo uhushye umuriro watse cyane hatumuka ivu. Iyaba twamenyaga ko tuzahinduka ivu ntitwakanduranya ivu. Ariko n'ubundi nibyo yigira isundi kamaherezo y'inzira ari mu rugo.
kuyuwe baramuntu mu iki gitondo itabo asanga arimo imiti da alo Shadaraka 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 naragukumbuye cyane naragukumbuye cyane urahagana he nareba ikigoroba tubonane bayi okay Kwa kimwe ndagira indege. Kuki wingongesheje? Ntugongeshe wumve nawe ukuntu iryana. Mwaramutse Mwaramutse neza. Abona akazi kabije. Aha. Haguruka usuhuze nyiraho nagusuhuza wicaye. Ahubwo se uranyura ko nabijagari. Ize neza. Ize neza. Sadabona akazi kavanye kazi. Aha, ahubwo bazindutse bwa nanjye nabijagaritse. Ntacyo. Gusa ariko nyine reka ngiye kuzana agatebe ube wicaye hano. Gira ubwazane uzane mbe nanagufasha. Kamucaze muri ibi byombo byanjye dore nsanze mu kazi. Ibyo nta kintu biba bitwaye sigira ngo siba bisanzwe. Reka nagufasha koza ibyombo. Turi twitoza ukuntu. Ese ugira ngo nituramuka tubanye ntabwo nzamufasha? Ako wamugaye nabyo. Cyane ko n'ubundi mu buzima busanzwe nibyo abantu babigiye. Ese ntabwo tuba tubyoza. Komereza wenyine. Ese ko muzehe atarimo. Ntawe uhari. Iki gitondo urumva waba bahari ko njye kuzana indi mbasi. Ariko rero nawe urakanya amafuti. Ubona ibintu urimo urakora. Nanjye utangiye kunyoza. Ni mwese mugomba kubona niba se bazanye kwishyira neza. None se ariko Sabe utareka hari. Oya. Ndaje gato ubu. Tangiye kwigira akana kabi. Oya. Ndaje. Reka rero ko icyombo cyogeje. Niba ugiye uzogesha. Ahubwo Ndamutse nyine wakira mu cyombo. Ibisa n'ibiki kandi? we Petri kurandingira indege mu biryo byanjye. Ninde? Shami ni wowe kumva uri kunyanduriza ibyombo? Iragurutse. Iragurutse se so wigurukije? Ngiye wenyine. Naho kibera ikinyamafuti kirana guseka. Shami,
wicaye wamaye igikombe se nk'ingera shami icyayi nubwo ari kunyanduriza byose hano indege yiwe urimo shami icyayi se hanasigayemo igiceya nzana gufasha wazigiye nibyo nubwo wabyangaga byari bifite ishingiro wayagenda nawe wanzindutse urakabye shami ngakira wagakumba hose aho ntabwo gishyushye cyane ni umusirikare kandi nawe shami ngagenda wicaze hariya umucyo cyayi asa ubundi tukiri aho kunzindukiye cyane ubu ndakuzindukira cyane abo mufashe koza ibyombo njye se sinarwaye cyane utangiye kunyurira oya ntabwo ari ugiye ukugukirura kunyurira oya wibyumva gutya none se njye kunyuriye ntabwo kwa aribyo byari bizanye uretse ko ikintu cyari kinzanye nyamwinyi ahanini byakanzu basanze imeze ikanzu ikanzu kakira hasi icyombo wenda nibwo ndibuze kubikubwira ukabyumva neza ya kanzu nasanze ihenze ntabwo ushobora kubyumva bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko nyine nzambara ikanzu yose mbonye ku cya mbere nuko ngaragara nk'umugeni se ni ngombwa iriya nicyo cy'ingenzi kubera iki utagomba kuyambara habaye iriya kanzu amafaranga ihagaze ni menshi pe wayikunze amafaranga yazava aherera amafaranga yayo riga ntabwo twabanye n'abantu nabi kandi n'abantu baradukunda icyo cyizere ahantu gikuye noneho kanagire amafani icyo cyizere kivuye kigaragura imana niyo n'ibiti byose byacu mu biganza aha umuntu hari ashima umushyitsi wanjye rero mu diaspora igabanya wampaye ibihumbi 3 by'idolari kubera ko wazindutse uri no kurota disi oya ntabwo ndi kurota ndi muzima hafi miliyoni 4 ngo aguhengahe hafi miliyoni 4 z'amanyarwanda byanya umuntu uri kubeshya ngo nunguke ikibazo shabya binunguye cyane ariko gutungura bivuze ko iriya kanzu niyo nzambara iyi kanzu ugomba kuyambara kandi ukirengagiza iby'imibare yanyu yo kuvuga ngo wenda havamo ikibanza havamo iki ariko se undi wa mugani ko ikanzu z'imyeru zose ari ikanzu ko nakambara yose nasa neza waretse tukazaguramo ikibanza hirya ya Kigali ibyo bintu bireka iyo mibare yihurire ibintu byacu imana ibirimo ubwo se urashange niba twagize amahirwe yo kubona amafaranga reka tuyagure ikibanza ikanzu nzambara ibonetse idahenze birazirikana ko uriya munsi ari umunsi umuntu agira mu buzima wonyine kandi mu buzima bw'umuntu umuntu agira iminsi 2 idasanzwe hari uwo gupfa hari no kubaho rero uriya munsi w'ubukwe ugomba kwambara neza ikintu wifuje kubyumva byanze bikunze nta kintu ushobora gutuma utayambara ikibanza se kare wowe uzayashaka iki abuza nugize ibi kuroga mukanda oya ushaka kongera kureba amazi ntabwo umutira amazi kuroga mukanda sibyo niyo ari ibigori yego byashoboka ahubwo tukiri aho ikintu ushaka kubwira cyagiye mu kanya utaraza telefone nyine yampamagaye mbona ni nimero ntazi ndayitaba kugira ngo numve nyine ninde uri kumpamagara nsanga ni wa musore nigeze kukubwira twakundanaga nyine akajya kwiga hanze tukarangira tuburanye arambwira nyine ngo yaje mu Rwanda ngo tuze guhura mu kanya nimugoroba amukumbuye oya nshaka guhura nawe nkamubwira gahunda zose ukuntu zimeze bisobanuye ko ngiye kumubwira ko nyine yansize wowe ukansigara ngiye kumubwira uwo uri we kuri njye umubwira ko nabonye undi muntu umusimbura mu buzima bwanjye ubwo njye ndiki kuri wowe uvuze byinshi cyane kuri njyewe ari nayo mpamvu mbere yuko njya kumureba mbanje kubikubwira ngiye kujya kumureba
mubwire ko aho yansize nkasigara ndira we wamujije amarira yandijije. uwo muhungu waburaga umbwira, umuhungu wari uri byose mu buzima bwawe, umuhungu wari buri kimwe ubundi mbega kuri warutaga n'ababyeyi bawe mu buzima bwawe bitewe n'uko wamumbwiye. Ntimwigeze mushwana cyangwa agira ikindi kintu kiratandukanye, mwaraburanye gusa. None uri kunyizeza gute ko mugiye guhura gutyo gusa? Erega yaravuze byinshi mu buzima bwanjye kubera ko yari ahari, ariko niyo yabashije kurinda urukundo rwe yaransize aragenda. Ubu niwe ufite icyo usobanuye kuri njyewe, we namaze kumukura mu buzima bwanjye. Kuba yarankundaga nkabikunda, ntabwo yigeze abasha kurinda urwo rukundo. Ibyishimo yamaga ntabwo yakomeje kubimpa. Rero ni wowe waje umpoza amarira yose yandishije ubwo namaraga kumubura. Ubu ngubu niwe mfite mu buzima bwanjye. No babe, aho ndi kubyumva. Ukwiye kubyumva. Babe, ndagukunda pe. Ndagukunda ariko urabizi. Ndagukunda cyane. Nibwo turi kumbwira ko umuntu mutigeze mushwana, nta mpamvu nimwe yigeze iba ishobora gutuma mutandukana. Biri burangire buri. Ubwo njye ndi iki kuri wowe? Uvuze byinshi cyane ku buzima bwanjye. Kuba twarakundanaga kankunda nkamukunda ntabwo bivuze yuko twakomezanyije ko naramubuza aragenda. Rero urukundo rwanjye nawe rwarakonje. Ubu hari urwanjye nawe. Sinumva ko hari icyo avuze kuri njye. Niyo mpamvu nshaka kujya guhura nawe mwanamubwira ko mfite undi muntu wamusimbuye. Mwanamubwira ko umva nabonye umugabo w'igitangaza, papa w'abana banjye nzabyara. Wowe ubu ngubu ni wowe mfite muri ubu buzima ntifuza no kubura, kuko we yarankunze arongera aragenda. Ubu ntacyo kivuze rero. Wowe rero usobanura byinshi kuri njyewe kandi urabizi ndagukunda. Babe, nanjye ndagukunda cyane kandi kumenya ko hari ubutunzi Satani harwanya. Ukuri bwanjye nawe buregereje. Rero sindi kwiyumvisha impamvu n'imwe yatuma nkubura mu buzima. Gusa umubwire ko uri agaciro mu buzima bwanjye. Ndabimubwira. Umubwire kuri byose byanjye kandi nateze gukura muri ubu buzima. Nanjye nifuza guhora iruhande rwawe. Wambereye inkoramutima. Nanjye nishimira kukugira. Ishobora gutuma nkubura. Mubwire kuri urukundo rwanjye kandi uzahora urwo kugeza iteka ryose cyangwa se urupfu rudutandukanyije. Okay? Sawa basi genda. Wambwiye ko urukundo rwanyu rwakonje. Basi nizere kutaza kubuza byabishyuhisha. Kandi nanjye ikinjyanye ari ugusukaho amazi rukazima burundu. We Shami, imeze bite? Ako ubundi ugira ubwenge? Ibyo urimo ni iki? Urajya kwiga ryari? Ibintu urimo ufite ubwenge? None ibyo urimo ukina wirwa mu muhanda, sibyo? Imyenda irameshe yo kujya ku ishuri. None se nimba imeshe nakubwiye ngo wirwa mu muhanda ugendesha ibiti vuba mu rugo. Hano so. Nari mukumbuye cyane ko utabasha kumva. Shadara. Karame. Ndakugenda cyane ko nkubitse cyane. Nubwo umaze kuzibona. Ariko rero urahinduka usari mwiza nka mbere. Igihe gishize ni kinini cyane. Ibintu byinshi byarahindutse. Ahubwo se wowe byakugendekeye ute ko nakubuze kuri telefone? Ibyo kuvuga rero waba biretse gatoya tugahera ku bindi bintu bibiri. Sinzi ahantu hahera mbikubwira. Ni birebire cyane. Twiganire ku bintu. Cyane ko nanjye nshaka kugenda. Ntabwo nkumbuye. Shadara. Kugira ko mu kwezi kwa cumi. N'ubu ubishatse wewe mbwira. Niwe muntu wenyine wanzanye mu Rwanda. N'ubu ngubu niwe ubishaka. Icyo tubukora. Sibyo? Ibintu byo kubwira ntabwo ari byo uri kumva. Ni ibiki? Ariko uri kujokinga ushaka kumva. Shadara ntabwo ndi kujokinga. Igihe namaze n'abakubuze ni kinini. N'umuryango wabwiye ko wapfuye. Urumva njye nuri gukora iki kintu? Wait gatoya.
Basi se uramukunda? Yego ndamukunda. Siko rwangiritse wowe. Karibu y'ibiki? Karibu y'ibiki? Sekomba n'urugusa kuzacyane. Kicara imisumari. Agahindu naye we. Kabarundi wo karungwa munuza mu gishanga wo karindagira wo gapfurwa ngurwo wo kagwa mu ruzi wo kasomba imisumari. Umwana wanjye uramwishe we. Mwana wanjye we. Mwana wanjye we. Gatuza ukambye. Nuko kwihanira bidashoboka. Ubu nakuzomba. Mwana we. Mwana wanjye we. Mwana wanjye we. Mwana wanjye we. Kabarundi wo karohwa mu ruzi we. Data we. Mwana wanjye we. Ese kurugusakuza badora gatabicara hano. Umwana wanjye icyonzi cyuramuzira. Nese umwana wawe. Icyonzi cy'umwana wanjye uramuzira ni mama y'Imana. Umwana wawe yabaye iki? Papa shambwira. Wakigo ryo wamuhaga icyayi yobe ko mu rugo hari icyayi wakinwe. Nese kumwe icyayi niko se nakoze. Umwana wanjye icyonzi cyuramukurikira ni mama. Nese umwana wawe ndamukurikirana muhaye icyayi izo nkunda zose gute. Icara hano basi umbwira ikibazo. Abantu b'umudugudu urabamaze wakigo ryo wagihoramewe. Abantu b'umudugudu. Icyonzi cy'umwana wanjye uramukurikira ni mama y'Imana. Umwana wawe yabaye iki? Data we. Babasha wamba bari kwambira ibyo none se batumva ko. Ayi wowe uciye umugongo we uciye umugongo mutwaye iki papa? Muciye umugongo mutwaye iki? Mbabarira umbwira no kuvuga nta kintu ndi kumva mape. Uruguvanga inkuru nawe. Reka nkubwire. Mbwira ndi kukumva niyo mpamvu nacaho. Umva ni impamo y'Imana. Tega amatwi mwumvirize. Urimo urabyumva? Shamu umwana wanjye yari ishami ryanjye. Urimo urabyumva? Wowe ubu ngiye guhangana nawe. Nzaguca imizi. Alo? Imeshiriki kabano. Ni sawa nabo? Urahari? Ndi mu rugo. Rero ngeze hafi y'iwanyu nje kureba. Shana hari binabo banguka nanjye nagushakaga. Okay. Sawa? Njira mwana ntabwo wakinze. Ndakabarungi. Igiko cyaryoshye nyine ndabona baguteyeho kwafa. Nibyo nahinduka manje. Sabe siko ndi na boti kuva na kera se. Ibyo bireka. Nita na boti, ni na boti. Ibyo bireka ahubwo mwana mbwira ngo ukuntu ngo nishe shami mwana. Rero niyo nkuru niyinzanye hano. Niyinzanye hano rwose. Ese wabaye umurozi ryari Imana? Nese mani nawe unzi urumva ibyo nabikora ko. Nawe ujya kumfatanya na bari. Abantu hose abantu baresamye n'ibirura ngo bari kuvuga ngo Kabarungi ni umurozi Kabarungi. Aho ubu wagera hose bataguhasumye apanya wangaye. So ubwo mbabarire dore wigumire hano. Nimba ari n'ahantu ujya wenda uhajye nabwo utiyereka abantu bo muri kano gace. Uzi muri kano gace
abantu bose niwe bari kuvuga Nese nawe mu nteko urabyemera? bakuvuze ngo umaze abantu mu gace nawe nyine nawe urabyemera ko ndi umurozi koko ngo nawe umusaza haruguru urabihakana nese nawe usubye kunshinja noneho oya nawe ndi kugushinja nanjye babimbwiye reka nje kukubaza ahantu hose twabanye koko bari babigiye muri iyi nzu ngo nishe ngo shami nabaye icuro ry'imigani kuri uyu musozi mwana nese ubu ndabaho gute inkuru ebyiri zirahuye uburozi noneho ibyo numvishije ngo hano ruguru handi kwikorosa umusaza ngo nawe wapfuye niho ngo bamwishe umutima wawe uwe usukungana umenye ko agukunda umurinde kubabara. Mbere cyane sika biragenda se urebye nta kibazo. ubu iyi myiteguro y'ubukwe igeze he? Imyiteguro y'ubukwe irimo gukora biziko nyine iminsi ibiri. Sare nayikuboneye rero nziza cyane usibye ko aho hantu nta modoka ihagera ubundi sare waba yibonye se ukazayitegura ryari ko nzi yuko ubukwe buba bisaba kwitegura hakiri kare. Ufite ubwoba bumeze gute se kandi? Ufite ubwoba wa mukobwa nendaga gutwara burya yari afite undi musore baburanye bakundanye kera yari azi ko yapfuye n'ubu tuvugana bari kumwe ariko umukobwa yarabikwemereye. iyi umukobwa w'igihari icyo yambwiye ko batakundana batasubirana. Yego ni ukuvuga ngo rero nimba umukobwa yarabikwemereye nubwo ntazi ibintu byo gukunda icyo ari cyo ariko noneho kuba yarabikwemereye nta kibazo wowe byizere ntabwo yakubesha. Jackie urabyizeye neza ko Kabaruzi ari umurozi? Ushatse kuvuga ko uno musaza hano ku ikorosi atari we wamurozi? ubu uri kubivuga ubihagazeho n'amaguru yawe abiri neza. Ese kuki utabyemera kandi ari uriya mwana w'umukobwa ntabwo ntashobora kuba yarakurozi. aya ntabwo yantoze kuko ntabwo ashobora kuba muzi ko yarakurozi. ubu koko ubu ni wowe wakorerwa unaranga muri uwo mudugudu wowe ngo nishe shami? Se abantu bose bari kuvuga ko ari umurozi. Atari wowe ntabwo ari njyenyine. nawe ari kujya ubibabwira. Oya njye ntabyo njya mbabwira ko abantu benshi bazi ko ari we waroze shami. nta musaza hano ruguru uherutse gupfa pe bari kuvuga ko ari we wamwishe. Shaki reka nkubwize ukuri so urebe uru rubwo unyambika mu mudugudu nawe urwambaye rwakubera kandi hari igihe nawe isi izarukwambika. ubu ugenda unyandagaza umuntu w'umukobwa ngo ndaroga mu mudugudu hose wamamaje inkuru kabisa nyine ugenda wamamaza Kabarungi ni umurozi. oya ntabwo ari ngiye kugenda ugutaranga kuko bari kuvuga ko shami ari we wamwishe. nta musaza hano ruguru uherutse gupfa pe bari kuvuga ko ari we wamwishe. nzi ukuntu uri kuvuga ko nari ngiye kugutaranga. sawa gusa icyo nzi ni uko nawe uru rubwa nambaye uyu munsi nawe ejo n'ejo bundi ruzakubera n'urwambara kandi bizakugeraho. iminsi byari idahatse igendere nari nibyo nakubwiraga. inkuru muzanira urayizi? Nayo nzi. dore wa baby mfata noneho si umuzi? Ndarizi ryaha bararyaha. ko nawe nazemo akantu katari keza ngiha barabara none Allah nunuzi noneho habaye iki? kuntu yambwiye ko suzamura akariri ndabizi wahita urakara.
yambwiye ko yumvishije amakuru ngo wa musaza hano ruguru niwe wamwishe. ntabwo byanungura. None naguke ngiye mba nanagenda nanakuvugira bahita bavuga ko wanduze. ntabwo byanungura nimba ari uriya bikubwiyeho ntibyanungura wumva utuje niba ari iranshore cyawe yabikubwiye uriya uzamwita ko ari sheri wanjye ariko utavuga ishore iriya ni sheri wanjye turakundana. Sinumvishe ngo ugiye gukora ubukwe se cyane. rero nanjye rero ndi kubuteganya uzabukora nanjye ngerwaho kubukora. Bimbaza amagambo menshi nabwo buri inshuti yanjye ntabwo bivuze yuko wazi inshinga ibintu byose ugenda utora. Aya ntabwo nose urumva ntabwo ushingije wowe nje nkubwira ibyo bakuvugaho ntabwo nje mvuga gutyo. Noneho reka nkwerurire nawe nureba nabi nzagukorezaho. N'ubundi bavuga ko wanduze n'ubundi bavuga ko wanduze. Nyine se si icyo ushaka kumva noneho reka nyikumvishe neza sibyo kanyikumvishe neza kugira wumve ko ibyo ushaka kumva nabikumvisha nawe nzagukorezaho. Abo ngabo bagiye nawe uzajyayo. Njyewe utazabikora dore ubu ngenda nigendeye rwose. Wakereye ubwo busutwa bw'umugore ubundi umugabo kandi nabwo bamwe warahindutse usigarirwa mu bugutiya bw'uriya mukobwa niyo mpamvu uba ufite ubugambo bwinshi. Genda ujya kumureba akubwire n'ibindi. Iruka genda bikubwire. Nayimuzaniye amakuru none dore. Ugiye gumana n'irashano yawe. Genda. Babana nta nshuti nyifite mwana. Shama ntabwo neza uko ibintu bizaba pe. Mbere hacu ndabona hatazakoroha. Sigaye ndi igicibwa sinzi aho nzerekeza. Ubuzima buri imbere buteye amatsiko uko bizasa kose tuzabusangayo. Imihanda ibaye myinshi twirirwa twirukanka nkaho twasaze. Twabaye iciro ry'imigani abatubona bose badufata nk'abasazi. Ariko niduhumure Imana izabidufashamo. Ubuzima buri imbere buteye amatsiko uko buzasa kose tuzabusangayo. Birababaje kandi biteye birababaje n'ukuri. David bivunika bamushinjije amarozi atagiraga ariko njyewe Jimmy ngiye kumuhorera. Buri muntu wese uzi ko yagize uruhare mu rupfu rwa Kabarugi agiye kubizira kandi ngiye kuzana amarozi ya nyayo. Oya wihangane ntabwo ari cyo gisubizo. Ibyo byo kwihangana bireke kuko muzi umukunzi wanjye akadasohoka. Uyu yari ubuzima bwanjye Kabarungi yari umugore wanjye w'ahazaza. Ntabwo ari cyo gisubizo. Kabarungi yari umukazana wa mama. Kubw'ibyo rero buri umwe wese wabigizemo uruhare agomba gupfa. I come and let dress on tonight, dancing in the dark in a pure night. Jimmy yarakomeje Kiss me out before you go. kubyo yaravuze. Summertime sadness. Hashize iminsi mike I just wanted you to know, nibwo yaje kumvikana na David baby, you're the best. bakora icyo bise kwihorera. I got that summertime sadness.
Just a summertime sun is so Mbese gahunda gahunda nyine ni ibisanzwe tu. Maze kwiyakira neza. Maze kwiyakira, naramushyinguye nyine byarangiye warabonye. Sha Paul mwana birabibaho. Gusa nyine ni ibintu biraho na Sonia ngira ngo urabizi ko yarapfuye yavuye mu nzira yacishe. Ahubwo ndabona hagera igihe rero. Nzigihe. Ariko giye buriya gahunda ntabwo nzanyica mwana. Nzigihe pe gahunda ntabwo nzanyica. Ndumva ari fresh cyane. Ariko shaka kwica umuntu ndabona ntazabishobora pe. Na Sonia yarapfuye. Kandi na Shiro yarapfuye. Nta kibazo ariko kugira ngo nsibirane amahoro ku isi cyangwa numve nikanye nuko nunda mutipa agomba kuva mu nzira zana ndagenda mite mbigukorera mwana mbagorera umugore wanjye habirenze gira vuba vuba isezerano kandi urabizi ko nazagomba kumukoterana nagira gute tutari twabinoza neza ahubwo si buriya akira ahubwo ariko se ugomba gukoresha buryo iki bwose bushoboka no budashoboka yego kamitinga shuwa ko icyo cyo kimwe akakimara wana ndabikora ariko si buriya icyayi ko kiba gishyushye buriya birakunda nta kibazo nushaka gukoresha amata cyangwa ubwo ni original bisawa ibyo wakoresha byose ndaze miti murangiza uramugwagaza byashizemo uramugwagaza kugeza atumye umugore wawe apfa buretse ndaze kandi umugore mu buryo buntu ndahita mushingurisha buretse sawa sawa utagira ikibazo sawa ejo inkuru zayo Ura amahoro cyane nta kibazo urahageze ndahageze nanjye mandi ha muryoherwe sama rwose wumva ugoye neza umeze uteze nta kibazo hanyarutse cyangwa hanyarutse pe ndahanahe izo zahaze yema ni kwisomera uya nibyo byiza ugomba akayoga narakagaba Imana yaraguhaye rwose ugomba kwikubitiraho wakira gakize amata nta kibazo nanjye nawe urayabasha ndayabasha umva dusukiremo sibyo ni ibintu umuntu hano nawe aratinda nyimereza nyamuna rwose oya nyamuntu nyimereza agira vuba ntabwo rwose nta kibazo ntakira umuntu mushuti wanjye bari twaraburanye madamu araho nta kibazo ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo zirakamwa sha ni ukuri kabisa zirakamwa soma rwose nta kibazo ubundi rero amata ubundi ni umuco w'agakondo umuco urakurangiza kabisa noneho ufite umwumbati n'igishyimbo ugasomeza yaba data we urumva bitaryoshye se urabyumva umeze neza gufatiraho rwose nta kibazo asome rwose ameze neza fresh umeze neza ariko turaho turashaka abantu baratwanze no kuri telefone ntabwo kimvugisha kuri maze iminsi ifite akazi kenshi nta kureba ku ruhande katwanga koko mwana n'ukuntu ni mushuti wawe umutima ngafite ese se ngo hamagara ubwo ati ndo dusangire koko arasize ubwo ikindi ugomba kuza ukadusura mwana akomaze igihe nawe utaboneka ahubwo se yashatse uburutse gukoraho bamvishe ngo bagize ibyago ngo amabuye ngo yaragize barubatse ngo birahana nababwiye ahubwo ngo babikotereshe baranga none ubu ngubu rwose bigiye gusenya bigiye guhirima ntaba yababwiye ko ngo nta mafaranga bafite babanye miliyoni 3 nyuma yo kunywa ayo mata papa Shami nawe ari gutaha akiri mu nzira atangiye kumererwa nabi mu nda kubera ibyo David yamuhaye abikuye kwa Jimmy. Umugambi wa Jimmy wo kwihorera awugezeho. Papa Jimmy nawe kuri uwo munsi ntibyakunze ko agera mu rugo akiri muzima, yaguye mu nzira. Rimwe na rimwe
hari ubwo tubeshyera abantu ibintu kandi tubizi tubikora nkana, tukabasunikiriza kuba ibyo bintu tubabeshyera. Niba ukeneye izindi nkuru nziza nk'izi kandi zirimo amasomo, kora subscribe kuri Tura Empire, usharinge, kuri like, ufite n'ibitekerezo muri comment. Murakoze cyane.